mugenzi wangu ibibazo byose uri kwibaza n'ibyo wibajije n'ibyo uzibaza igisubizo cyarabonetse. ubwire ngo n'ibyo nabyo Imana ibifite ibisubizo. Abaririmbyi bavuze ngo nta kimunanira iyo ategetse biratungana. Mubwire ngo n'ibyawe nabyo arabishoboye. Yego. Muhumurize mubwire cyane ngo n'ibyawe nabyo arabishoboye. Imana ibifitiye ibisubizo. Haleluya. Ubwo twaba tunyura mu bigera ari byinshi byatudushima. Nimuze nshuti dufatanye tubyumve ibibazo byose bibaza Imana ifite ibisubizo. Ubwo twaba tunyura mu bigera ari byinshi byatuma dushima, ari byinshi uhura nabyo bikababaza umutima wawe, nawe watakambira Imana bigasa naho itakwitayeho. Kubaho kumva ntacyo bikikumariye, urababaye nshuti, wasubiza amaso iyo uvuye ni kure kandi ni habi cyane, watekereza bikagukomeretsa umutima, nyamara wareba abandi uko babayeho, bose ukireba nshuti. Ibyo unyuramo urije nshuti, iby'igihe gitoya n'ibihoraho, bigatuma uteshuka ureka Imana, Imana idahemuka jya uyizera. Sezeranye asezera izabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije, isezerano ryayo risa naho ritinda, ntabwo rizahera, jya uyizera. Agahinda ka buri munsi mibereho igoye cyane, wumva usuzuguwe na bose ndetse n'ababandi mujya musengana, ariko mu bihe nk'ibyo wibuke yuko hari inshuti nyanshuti iratuzi, irakuzi kwakunduka ukicara ku gitanda cyawe, ubitse umutwe mu biganza, urira cyane rwose ushavuye. Nta yindi Yesu ufite ibanga ry'ubuzima, ry'utegereza. Bwira mugenzi wawe iryo jambo, nta wundi ufite ibanga ry'ubuzima, nta wundi Yesu ufite ibanga
Yesu tunyuramo tunyurahije nshuti n'iby'igihe gitoya n'ibihoraho bigatuma uteshuka asezeranye kwizabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije isezerano ryayo risa naho ritinda ntabwo rizahora isezerano ryayo sa naho ritinda ntabwo rizahera ryizera iba iri ahantu runaka hahandi yariri wa munsi umwana wayo yatotezwaga ikabyihorera ntabwo iba yihishe ibiri kumwe n'abababaye ishaka mubashe muri uwo muriro awuvemo bakeye mucyo duhumurizanye nubwo twaba tunyura mu bigoye Imana iriho igeze itwihisha. Murakoze cyane.